Yesu ashimwe, nongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe ndi inshuti yanyu Pastor Ndayisenga Trésor. Nishimiye kubana namwe nkorera umurimo w'Imana muri Hope in Jesus Ministry. Imana ibaha umugisha. Tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana muri aka kanya Imana duhaye. Tugiye kuganira kugumana n'Imana cyangwa gutindana n'Imana. Ese umuntu ugumana n'Imana ni umuntu umeze ute? Umuntu ugumana n'Imana ni umuntu usute? Umuntu ugumana n'Imana aba yakoze iki kugira ngo agumane n'Imana? Ese umuntu utagumana n'Imana ni uwuhe? Ugumana n'Imana ni uwuhe? Reka dusenge kugira ngo tuganire neza kuri iri jambo. Mana turagushimiye, tukweretse iri jambo ritukigisha kugumana nawe. Ndakwinginze kugira ngo ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka tugumane nawe kandi tubane nawe muri byose, ukomeze kutuyobora. Ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira gato ku ijambo ry'Imana rigaragaza kugumana n'Imana. Turebe abantu bagumanye n'Imana umumaro byabagiriye, kandi turebe n'abantu bose impamvu bagumana n'Imana, impamvu bakorana n'Imana, impamvu bavugana n'Imana, impamvu babana n'Imana. Kugumana n'Imana, haleluya. Ngira ngo umutwe w'amagambo cyangwa teme ni ukuvuga ngo kugumana n'Imana. Umuntu ugumana n'Imana ni umuntu umeze ute? Ni umuntu uba warayimenye, ni umuntu uba uyikorera, ni umuntu winezererwa. Niho tubivuga, turi mu bihe byiza byo kwibuka urupfu, gupfa kwa Kristo no kuzuka kwe. Umuntu wizera ko Kristo yapfuye akanazuka, uwo nguwe yarangiza kumwizera agafata ubuzima bwe bwose akaburundumurira muri Kristo, niwe ukorana na Kristo, niwe ubana na Kristo. Ndagira ngo mwene data muri aka kanya tugumane n'Imana, dukorane n'Imana, tuvugane n'Imana. Yesu ashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya, tugende turiganiraho, turebe abantu bagiye bagumana n'Imana n'umumaro byagiye bibamarira. Reka dusome mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma muri Samweli wa mbere ibice 22 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 22. Samweli wa mbere ibice 22 umurongo wa 21 n'umurongo wa 22. Haravuga ngo nuko Abiyatari abikira Dawidi ko Sawuli yishe abatambyi b'Uwiteka. Dawidi mirongo 22. Dawidi abwira Abiyatari ati, urya munsi ubwo nabonaga Doegi umunyedomu namenye ko atazabura kubibwira Sawuli. Abo mu nzu ya so bose ninjye bazize, ninjye bahowe. Umurongo wa 23 akavuga ngo gumana nanjye, haleluya. Humura kuko uhiga ubugingo bwanjye ari we uhiga ubwawe. Nugumana nanjye ntacyo uzaba. Amen. Uyu murongo wa 3 niwo nshaka ko dutsindagiraho. Uvuga ngo gumana nanjye, humura kuko uhiga ubugingo bwanjye ari we uhiga ubugingo bwawe. Nugumana nanjye ntacyo uzaba. Amen. Twihuse tugiye kuganira kuri izi nkuru. Uyu mukozi w'Imana Abiyatari yari umutambyi, ari umutambyi mukuru akorera mu batambyi. Ngo yari inshuti ya Dawidi, ngo yabanaga na Dawidi iminsi ye yose. Ngo arangije Sawuli amenya ko Dawidi yahungiye mu nzu y'abatambyi, ngo afata umwanzuro ngo aragenda akora ibintu bitabagaho mu mateka ya Isiraheli. Ngo yica abatambyi bose 84. Ngo harokokwa uyu nguyu Abiyatari. Ngo Abiyatari ngo arokotse, ngo aragenda abwira Dawidi, amubwira inkuru y'akababaro, aramubwira ati abatambyi bose bishwe bazira wowe kuko tugushyigikiye mwami. Ngo arangije ngo aramubwira ngo abatambyi bose bamaze kwicwa, ngo ari kumubwira iyo nkuru, ngo Dawidi arayumva ngo iramubabaza. Ngo arangije ngo amubwira ijambo ryiza rimuhumuriza kuri 3. Aramubwira ngo ndabizi ko abo mu nzu y'abatambyi cyangwa abo mu nzu ya so bose bapfuye bazira njyewe. Ngo ariko ubu mujya munsi nabonye Doegi w'umunyedomu, kuko Dawidi w'umunyedomu ngo yari yarasanze Dawidi aho yarari. Ngo arangije ngo aragenda atanga amagambo mabi y'indari ko ari abantu babi tujye tubana muri uyu murimo, cyangwa tujye tubana no mu buzima busanzwe, ukabuzi ko ari inshuti yawe kandi aje gutata ubuzima bwawe. Yarangiza agafata ibintu byagukomeretsa akabijyana ahandi hantu, cyangwa akakuvuga ibintu bigukomeretsa, cyangwa akakuvuga ibindi bintu bitari byiza. Nicyo kintu nshatse kubabwira. Umutwe w'amagambo navuga ngo kugumana n'Imana. Imana nicyo kintu, niwo Imana niwe muntu utajya udukomeretsa, niwe muntu utajya udutererana. Abantu baradutererana, abantu badufata uko tutari, abantu batuvuga uko tutari, ariko yugumanye n'Imana. Haleluya. Imana ibana nawe, Imana ikugirira neza, Imana ikavugana nawe, Imana igakorana nawe. Ariko iyo ugiye hirya, Imana ntijya ibana nawe. Mwene data, njyewe naguhemukira,
abavandimwe bawe baguhemukira, inshuti zawe zaguhemukira, ndetse n'uwo mwashakanye yaguhemukira, ariko iyo ugumanye n'Imana, urugo rwawe rukagumana n'Imana, Imana ijya ibana nawe. Dawidi arangije abwira Abiyatari, aramubwira ngo nubwo abo mu nzu ya so bose bapfuye bazira njyewe, gatatu aramubwira ngo gumana nanjye, haleluya, ngo nugumana nanjye ngo ntacyo uzaba, ngo kuko umuntu uhiga ubugingo bwawe ari guhiga ubugingo bwanjye. Ndagira ngo muri aka kanya mbasabe tugumane n'Imana yacu, tugumane na Kristo, kuko uduhiga ni naho uhiga Kristo, kandi Kristo yaramunesheje. Ni Kristo yanesheje Satani, kuko Satani ahiga ubuzima bwacu, kuko Kristo yarwanye na Kristo amutsindira igorogota, aratsindwa. Satani aratsindwa, aramubamba, aratsindwa. Kristo arapfa, atsinda urupfu, urupfu rwo rutugoye narwo ararutsinda. Ni ukuvuga ngo Kristo ni umwami w'abami, haleluya. Kristo ni umwami w'ibintu byose, hejuru y'imbaraga zose, hejuru y'ubutware bwose, hejuru y'ubushobozi bwose hari imbaraga z'Imana. Izo mbaraga nizo zinesha urupfu, nizo zinesha Satani, izo mbaraga nizo zanesheje Satani. Niyo mpamvu Satani yirwa duhiga, ahora azana abadayimoni bahora ku buzima bwacu, nuko twamenye Kristo, kuko turabizi neza ko Satani ntacyo yadushoboza, ntacyo yadukorera. Ibyo akora ni ibibabaza ubugingo byacu, ibyo akora ni ibituma twiganyira, ni ibituma tuduta ku mbaraga z'Imana. Ariko nagira ngo nkubwire ngo imbaraga z'Imana ziruta imbaraga z'abantu bose, imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ibintu byose. Niyo mpamvu Dawidi yari yizeye imbaraga z'Imana, abwira Abiyatari ati gumana nanjye, nubwo umwami akomeye ntarima ingoma, ariko uhiga ubugingo bwawe niwe uhiga ubugingo bwanjye. Ariko kuko namenye Kristo kandi hari icyo Imana yamvuzeho, ntacyo azangira. Imana ishimwe. Turashimira Imana ko Satani ahiga ubuzima bwacu, turashimira Imana ko abanzi bacu bahiga ubuzima bwacu, bagahinga ubugingo bwacu, ariko ntacyo bazadutwara kuko turi kumwe na Kristo, mu izina rya Yesu. Kuko turi kumwe na Kristo ntacyo bazagira gute, ntacyo bazadutwara. Ndagira ngo nkwifurize mwene data, gumana na Kristo, gumana na Kristo. Wowe utarakira Kristo, nguhaye amahirwe kugira ngo wakire Kristo, ugumane na Kristo, ubane na Kristo, ukorane na Kristo, uvugane na Kristo, ugendane na Kristo. Kuko nukorana na Kristo, ukagumana na Kristo, ukagendana na Kristo, ukabana na Kristo, Kristo akaba ubuzima bwawe. Zaburi niyo ibivuga neza, iravuga ngo hahirwa umuntu 84 ibice bitandatu. Havuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, haleluya. Hahirwa umuntu ufite mu mutima we inzira zigana Siyoni. Ngo nagera mu gikombe cyitwa Baka, ngo uzahindura ahantu h'amasoko. Baka narayisobanukiwe, ngo cyari igikombe cy'amarira, cy'urupfu, cy'agahinda, cy'umubabaro, nicyo byari bishatse gusobanura. Ngo ariko umuntu umenyane na Kristo, umuntu ufite mu mbaraga, umuntu ufite mu mutima w'inzira zigana Siyoni, ngo yageze muri Baka, ngo Imana ihahindura ahantu h'amasoko, kikaba igikombe cy'umunezero, kikaba igikombe cy'ibyishimo, kikaba igikombe abantu bagenderamo bakanezerwa. Imana ishimwe, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo uri kumwe na Kristo, Baka ihinduka ahantu h'amasoko. Ngo Dawidi, icyo ndi gushaka kubigisha kugumana n'Imana, ngo Dawidi ngo Abiyatari ngo aragenda gumana na Dawidi. Dukomeje iyi nkuru, ngo agumana na Dawidi, ngo barakomeza kubana, ngo Abiyatari ngo kajya akora imirimo y'ubutambyi, abatambyi 84 bakabikora ari umwe, uko yari kumwe na Dawidi bari mu ishyamba, nta kundi byari kugenda. Ndagira ngo nkubwire ngo mu gihe cyo kwimika Dawidi agiye kuba umwami, ngo Abiyatari ngo yakoze umurimo w'abatambyi 84 awukora ari umwe. Ngo urumva ko ibyo bintu byari bivunanye, urumva ko Abiyatari yari inshuti ya Dawidi. Ngo arangije gukora uwo murimo w'abatambyi bose bangana gutyo, ngo akomeza kubana na Dawidi. Ngo agenda aba hafi ya Dawidi kuko bari bamaze gufatana igihugu. Ngo Dawidi aramukunda, ngo n'Abiyatari aramukunda, ngo barakomezanya, ngo baba inshuti zakadasohoka. Ndagira ngo nkumvishe ukuntu abantu bajya bahinduka. Ngo muri ibyo byose Abiyatari yakoze, Dawidi aza kugira ikibazo, amaze gusaza atagishoboye kuyobora mu gihe cyo kwimika umwami. Ngo Abusalomu umuhungu wa Dawidi abeshya Abiyatari, ngo dorora ko data ashaje, aramuzamura ku musozi, ngo tuzende ku musozi unyimikireyo. Ngo arabimutekinika, ngo Abiyatari aremera, ajyana nawe. Ajyanye nawe ngo mu gihe cyo kumwimika, ngo yumva ngo Dawidi ngo abakaraza, ngo barakaraza ingoma z'ibwami zo kwimika umwami. Dawidi aravuga ngo ko bakaraza izi ngoma bigenze bite? Ngo nuko ngo Dawidi arabaza ngo bigenze bite, baramubwira ngo n'umuhungu wawe Abusalomu mugiye kugukura ku ngoma. Ngo Dawidi ararakara cyane, ngo arivuvuta, ngo aravuga ngo ari kumwe nande, ngo baramubwira ngo kandi ngo ajyanye n'umutambyi Abiyatari. Ngo Dawidi ngo ararakara cyane, ngo ibyo Abiyatari byose yakoze ahita bikuramo. Ngo nuko ngo mu gihe ngo yarakirakaye, ngo inyina wa Salomo ngo arabyumva, ngo aragenda abaza umutambyi, aramubaza ngo undi mutambyi wabaga i Yerusalemu, wabaga ibwami, aramubaza ngo none se ko umukambwe yemereye umuhungu wanjye ubwami, nkaba numva umuhungu wa Salomo agiye kubufata, biragenda gute? Ngo ndamugira inama, aramubwira ngo ugende urebe umwami
ngo umubaze uko bimeze, ngo mu gihe ngo aracyaba ikibitekerezaho, ngo nanjye ndaza aho ngaho, ngo ndahita mubwira icyo gukora, ngo nuko ngo bikora gutyo uko umutambyi yabimubwiye. Ngo Dawidi amubonye ndaramubwira ngo dore ngo bagiye kwima ubwami, ngo kandi abantu bagiye kwima ubwami ngo si wa muhungu wanjye wavuze. Ngo mu gihe Dawidi yari akiri aho ngaho bimucanze kibunza ubwonko, ngo umutambyi barahageza ngo bigende gute, aramubwira ngo aka kanya ngo tumize inama y'ibwami. Haleluya. Ngo numara gutumiza inama y'ubwami ngo uhite wimika Salomo, ngo numara kwimika Salomo ufate ingabo aka kanya ngo uzohereze kuri uriya musozi, ngo zirwane na ziriya ngabo za Abusalomu, ngo zizirwanye zizitsinde, ngo hanyuma ngo ubwami uhita ubuhereza Salomo wabwemereye. Ngo Dawidi aravuga ngo iyo nama niyo, ngo aragize aravuga ngo abantu bose muri burwane nabo mu bice, ingabo zose muzice nabo batambyi bose mu bice, ngo ariko Abusalomu mu murokore. Avuze ngo Abusalomu mu murokore umuhungu we, ngo Abusalomu ngo bararwana, ngo abonye atsinzwe ngo afata za ngabo ngo arirukanka. Abusalomu yagiraga imisatsi miremire cyane, ngo nuko ngo mu gihe yari ari kwirukanka ngo imisatsi ngo iragenda yizingira mu giti, ngo ari kwirukanka ngo ifarashi iramwirukankana cyane, ngo imisatsi ngo iratumbagira ifata mu giti hejuru. Ngo nuko ngo ingabo ya Dawidi imubonye yafashwe mu giti yagiye, ngo irangije imutera inkota iramwica. Ngo barangije bagarura umutambyi ari muzima. Dawidi aravuga ngo ibintu byose ukoze sinzakubabarira. Ngo yimika Salomo aramubwira ngo hari abantu bampemukiye, abo ngabo ntuzabababarire. Ngo arangije kubabwira gutyo ngo abantu bose bampemukiye ntuzabababarire. Ngo Dawidi ngo mu bantu yashize mu rutonde batagomba kubabarirwa, mu bantu Dawidi yashize mu rutonde batagomba kubabarirwa yashizemo n'uwo mutambyi, ntiyamubabarira kuko babanye igihe kirekire, ntiyamubabarira. Ngo nuko ngo arangije ngo igihe cyo gutanga ubwami, ngo igihe cya Dawidi ngo amaze gutanga, ngo Salomo ngo ahamagara umutambyi Abiyatari aramubwira ngo reba kuri iyi liste, ngo uri mu bantu nawe batagomba kuba muri iki gihugu ngo kuko ibyo wakoze. Ariko aramubwira ngo nibutse imirimo yawe, nibutse ko igihe data ngo igihugu cyabaga kimunanije kimuruhije, ngo wajyaga mufata ngo umutambyi ngo yajyaga afata Dawidi ngo akamushira mu gituza, ngo akamuhumuriza, ngo yarira ngo Dawidi akaririra mu gituza cye, ngo yarangiza ngo agafata igitambaro ngo akamuhanagura ku maso, ngo akamukomeza. Ngo nuko ngo Dawidi agakomeza kuko yabaga ari kumwe n'umutambyi wamukundaga, ngo yamwiyemezagamiza Abiyatari ngo yegamizaga Dawidi mu gituza cye iyo Dawidi igihugu cyabaga cyamucana. Aravuga ngo iyo neza ngo nibutse neza wagiriye umukambwe wanjye, ineza wagiriye data ngo sinkikwishe. Ahubwo aramubwira ngo genda ibwatoti cyari igicumbi cy'abatambyi, uzasaze nk'uko abandi batambyi bapfa, uzasaze neza usohoze urugendo rwawe amahoro kuko wagiriye neza data, wabanye nawe mu bihe bikomeye. Iri kosa rimwe siryo nakugirira. Icyo nshatse kubigisha ni kimwe ni data. Dawidi yihakanye umuntu bari bararuhanye, bari baravanye, wisha abantu bose akaza kumuburira bakabica bawaziza Abiyatari. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo wiringiye abantu uko byagenda kose nimushobora kubura icyo mupfa, nimushobora kuba muri icyo mupfa ngo umuntu akaguhinduka. Ariko yugumanye n'Imana, haleluya, yugumanye n'Imana wagira nabi Imana ikugirira neza. Bene data, suko duhora dukora ibyiza, hari n'igihe dukora ibibi pe, hari n'igihe dukora ibibi, ariko Imana ntago igitureka, ntago Imana igituvaho, ntago mbifurije gukora ibibi, ariko niyo dukoze ibibi Imana nigigumana natwe. Ndagira ngo muri aka kanya ugumane n'Imana kuko yugumanye n'Imana, haleluya. Imana ihindura ubuzima bwawe, Imana iguha amahoro mu mutima, Imana iguha amahoro mu bugingo bwawe, Imana iguha umunezero. Iyo umuntu wese agumanye n'Imana, Imana imugirira neza. Muri uyu mwanya ndakwifuriza kugumana n'Imana, haleluya. Nugumana n'ababyeyi bawe bazakureka, urupfu uzakunda umubyeyi wawe urupfu rumutware cyangwa mugirane ibibazo, uzakunda inshuti yawe mushwane mugira ibyo mupfa, ariko nugumana n'Imana, haleluya, Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza. Muri aka kanya rero ndakwifuriza kugumana n'Imana, ugumane n'Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Ndagira ngo muri aka kanya ngusabire dusenge kugira ngo Imana itwambike imbaraga, idutize imbaraga zo kugira ngo tugumane nayo. Nta kintu gituma dumugumana n'Imana nuko tureka ibyaha n'igisa nacyo, ahubwo tukatura mu mutima wacu, tukabika mu mutima wacu Imana, tukavuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Reka natwe tugumane n'Imana. Ibyo nibyo nkwifurije aka kanya, nanjye nibyifuriza kugira ngo Imana ibane natwe kandi tugumane nayo mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge kubwira ijambo kandi nkwifuriza kugumana n'Imana. Mana, mu izina ryawe Yesu, uyu muntu wese udukurikiye mwatuyeho kugumana nawe, kuko iyo tugumanye nawe muri wowe niho harimo amahoro, niho harimo umunezero, niho harimo ibyishimo. Iyo tugumanye n'abantu baratubabaza, ariko iyo tugumanye nawe uratunezeza kandi ukatwishimisha. Turagusenze kugira ngo muri aka kanya uduhe kugumana nawe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Reka mu izina ryawe ngusabe muri aka kanya, ngusabe kugira ngo ukore share na sub, kugira ngo subscribers na share
kugira ngo ubutumwa bubashe kugera kure, ubutumwa ubwumve buguhindure kandi ubuhe n'abandi bataramenya Kristo kugira ngo nabo babashe guhinduka, kuko intego yacu ni ukugira ngo n'abari bataramenya Imana babashe kuyimanya. Nkwifurije amahoro n'umugisha, mukomeze kubana n'Imana mu izina rya Yesu, amen.